Shalom shalom. Amazina yanjye ni Alexandre Uwiringiyimana. Nk'uko bushize twabanye ndagira ngo dukomeze igice cya kabiri cy'ubuhamya bwanjye. Mu gice cya mbere nabasangije uburyo Imana yanyijije uburwayi bw'amayobera, inkiza urwayi bwari bugeze kure, bwari bwarankomereye, ariko Uwiteka Imana yarahabaye. Ni Imana ikomeye kandi ni Imana igira neza. Ndagira ngo rero nk'uko ari umuco w'abakristo, mbere y'uko tuvuga iby'Imana yadukoreye, tubanza tukishyira imbere y'Imana tukiragiza Uwiteka Imana. Turagushimiye Uwiteka Imana, turagushimiye ko ushobora byose, turagushimiye kuri Imana yacu bwite, turagushimiye ko uturinda umunsi ku wundi, turagushimiye ko warinze Abanyarwanda, turagushimiye ko warinze imiryango yacu, turagushimiye ko na n'ubu kiturinze ku bantu gupfukamirwa n'ibyo Nyiringabo Imana. Muri aka kanya Uwiteka Imana Nyiringabo uranyemereye kugira ngo mbashe kuba nasangiza ubuhamya bwanjye igice cya kabiri cy'ibyo wankoreye. Ni ukuri ndagushimiye Papa, ndagushimiye ko umpaye aka kanya, ndagushimiye ko unyemereye nkaba ngiye kubumbura umunwa wanjye nkavuga nkaguhamiriza imbere y'ubwoko bwawe ibyo wankoreye ku bantu gupfukamirwa n'ibyo Nyiringabo Imana. Niyo mpamvu muri aka kanya rero n'abagiye kuba bareba ubu buhamya, nabo ngiye gusangiza ubu buhamya, nabo ndabasengera mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ubuhamya buze bubuzuza, buze bubahumuriza, buze bubereka ko ukiri Imana kandi uzahora witwa Imana. Bana natwe muri aka kanya tugiye kumarana nabo, byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Shalom shalom. Nk'uko nabibabwiye, amazina yanjye n'ubundi ni Alexandre Uwiringiyimana, nkaba ndi umukristo, nanjye nkaba ndi mu rugendo rugana mu ijuru. Ubuhamya bwo uyu munsi ngiye kubasangiza ubuhamya bwanjye bw'ukuntu Imana yankoreye ubukwe. Bene data, nk'uko nabibabwiye mu gice cya mbere kibanza, dufite Imana ikomeye. Hari igihe bamwe bajya bibwira ngo wenda ngo mu byaha barimo byose, mu byo bakora byose umunsi ku wundi, ngo wenda ngo Imana iba yarabatereranye. Oya, ahubwo burya Imana ibana natwe umunsi ku wundi. Hari igihe umuntu ajya gukora icyaha ukumva umutima umwe urakubwiye ngo have wigikora. Burya ujya mutima uba ukubwiye ngo have wigikora, n'Uwiteka Imana ni marayika murinzi uba uri kumwe nawe ukubuza kudakora icyaha. Bisobanuye ko rero ibyo waba urimo byose, uko wakwigira kose, ko wakumva ngo ntushobora gukorera Imana, ariko Imana yo igufite mu mugambi wayo, aho wajya hose ibana nawe. Ubushize twasoje babwira uburyo narangije amashuri yisumbuye, ariko narwaye uburwayi bukomeye. Imana iza kunkiza muri ubwo burwayi. Nari narwaye urutoki rwarajemo uburwayi bukomeye rwageze aho kubora, ariko Imana yabanye nanjye irankiza, urutoki rurakira rumera neza. Ubundi umugabo ushima umwami Yesu. Yesu adufashe kandi atugirire neza. Rero ibyo byaje kuvaho, nza kurangisha amashuri yisumbuye. Maze kurangiza amashuri yisumbuye nza gukora akazi gatandukanye. Muri ako kazi nagiye mbana n'Imana. Imana irandinda, Imana indinda uburwayi, Imana indinda gukora ibyaha. Ndashima Yesu ko yabanye nanjye andinda gukora ibyaha, kandi icyo gihe ntabwo nari nakamumenya bihamye. Ni Imana rero yabikoze, si ku bwanjye, ahubwo ni Imana yonyine yabikoze. Ubwo rero naje kugera igihe, murazi ko mu buzima bwa buri munsi hari igihe kigera ukumva urakuze, ukavuga uti ugomba gushaka uwo tugomba gukomezanya uru rugendo. Igihe cyaje kugera nkundana n'abakobwa benshi batandukanye, ariko abo dukundanye ukabona ntibifatika, bikagenda bipfa, kuko Imana hari uwo yari yarangeneye. Igihe cyaje kugera
hari aho nari ndi mu kazi nkora akazi yewe nubwo ntabibaguye mu buhamya bwatambutse, ubundi nkora mu bintu bijyanye na construction engineering, ni ibintu bijyanye n'ubwubatsi. Hari aho nari mfite akazi mu chantier. Mu by'ukuri Imana yaje kunyigaragariza amahurira n'umwana w'umukobwa tuza kumenyana, nuko urugendo rukomeza gutyo. Ariko nubwo urugendo rwaje gukomeza gutyo, icyo gihe nkiri muri ako kazi, nkuko nabibabwiye kajyanye n'ibijyanye na construction, ntabwo nakamenya Imana. Icyo gihe nari nk'abandi bose, nk'inzoga, nkora ibyaha nk'uko abandi bose babikora bataramenya Imana. Ariko icyo gihe Satani akaba yari yaranteje inyatsi, ku buryo icyo nakoraga cyose, amafaranga yose nakoreraga, ntabwo namenyaga hanyuze. Ariko ko tuzi neza ko buriya iyo Imana igufiteho umugambi, ibana nawe umunsi ku wundi, irakurinda. Nubwo wahura n'ibibazo byose, mu bibazo byose nahuraga nabyo, numvaga hari ijwi rimpumuriza rimbwira ngo komera, komera, ndi kumwe nawe. Ndashima Imana ko yabanye nanjye muri icyo gihe, indinda. Ntarakira agakiza, ntarayimenya by'ukuri, ariko ndashima Imana ko yabanye nanjye. Mu by'ukuri si kubera ko Satani icyo gihe, iyo utaramenya Imana, Satani ajya gutega imitego myinshi, rimwe na rimwe ntunabimenye. Icyo gihe Satani yantegaga imitego myinshi itandukanye, imwe Uwiteka Imana akayinsimbutsa. Ariko hari imitego ikomeye nk'iyo y'inyatsi n'iki, ibyo byose byaramfataga kubera ko ntari nakamenya Imana by'ukuri. Icyo gihe rero narakoze, nkora akazi, nkora igihe kinini. Ariko mu by'ukuri bene data, ndashaka kubabwira ngo buriya muri Yesu harimo ibanga. Bamwe bashobora kuba batabizi, bamwe bashobora kuba babona abantu bavuga Yesu, babyina, basirimba, babyinira Imana, rimwe na rimwe wenda bakavuga ngo barasaze, ni abasazi. Ariko buriya utaramenya Yesu, burya aba yaracitswe byinshi, kuko muri Yesu harimo ibanga rikomeye. Icyo gihe nabonaga amafaranga. Icyambere natekerezaga mitsingi, nkagenda nkanywa, ukaba utambaza ngo kuri konte nyerekaho n'igiceri cy'100. Urumva ko icyo gihe nta kindi nakoreraga usibye icupa no kunezeza inshuti, nyine za nshuti za zindi mubana mu kabari, mujya muri ambiance, za zindi zidashobora kukugira icyo kizakugezaho. Ariko ndashima Imana ko muri icyo gihe nubwo ntari nakemenya by'ukuri, yabanye nanjye. Ni ukuri imba hafi, nabonye ukuboko kwayo, nabonye Imana ishobora byose, nabonye Imana ikora, nabonye Imana yita ku bantu bose. Icyo gihe byaje gukomeza nk'uko nibabwiye mbere gato. Aje guhura n'umwana w'umukobwa, turamenyana, dutangira urugendo rw'urukundo. Ariko mu kumenyana nawe, twamenyanye njyewe ntarakira agakiza, ntazi Yesu, ntazi Imana by'ukuri. We Imana yaramugiriye neza, we ari umurokore, yaramenye Imana, yaramenye Yesu. Aza kuba hafi yanjye, akajya agira inama, akanganiriza. Uwiteka Imana amuhe umugisha, Yesu amuhe imigisha myinshi atagabanyije. Koko yambereye umuntu mwiza cyane, kuko niwe Imana yanyujijemo kugira ngo mbe muri aka kanya ndimo kuvuga gukomera kwayo, kugira ngo muri aka kanya mbe mvuga mpamya imbaraga z'Uwiteka Imana. Ngo se byaje kugenda gute? Wenda aho mushobora kuba mugize amatsiko. Icyo gihe we yari umwadeperi akijijwe, ni ukuri, asenga Imana, aririmbira Imana, avugira Imana. Ariko njyewe icyo gihe sinari nakamenya Imana, nari nk'inywa inzoga, niri mu isayo ry'ibyaha.
ariko yaje amba hafi akajya anyigisha, akazana Bibiliya akansomera ijambo ry'Imana. Ariko muzi neza ko buriya rimwe na rimwe icyo nshaka kubabwira bene data, rimwe na rimwe buriya Imana ifite uburyo bwayikora, ifite uburyo ikoramo. Ndashaka kubabwira ngo nubwo bwose sheri wanjye uwo twari mu rugendo rw'ubuzima yarakijijwe azi Imana, yarakiriye agakiza, ariko we naje kumunaniza, yenda munaniza kuko buriya iyo utaramenya Imana buriya na Satani aba akuri hafi. Naje kumunaniza ndamubwira nti ugomba kuza ukaza mu idini ryanjye. Icyo gihe nari umugatulika, nasengeraga mu idini ry'abagatulika. Ndamubwira tugomba kuza mu idini ryanjye, ati nutaza ugende. Ariko kubera yuko byari mu mugambi w'Imana, icyo gihe we ntiyabyitayeho, arabyemeye araza. Ni ukuri birabanza biramugora cyane, biramurushya, aranyinginga cyane, nanjye nkomeza gutsimbarara. Ariko nyine ko byari mu mugambi w'Uwiteka Imana, we yaje kugeraho arabyemera, araza dukora ubukwe mu idini ry'abagatolika. Urumva nyine yahise areka itorero yari arimo rya ADPR, yari umukristo ukijijwe, araza dukora ubukwe mu idini ry'abagatolika. Ndashima Imana ko kugeza kuri iyi saha ari we yakoresheje kugira ngo mbashe kuba ndimo kuvugira Imana muri aka kanya. Yesu adufashe, kandi Yesu ni ukuri musabiye umugisha, Imana imuha umugisha itagabanyije. Ni ukuri icyo gihe ndababwira ngo icyo nshatse kubabwira ni kimwe rero gikomeye, nk'uko nabibabwiye mu mwanya watambutse. Mu kazi nakoraga kose, kubera yuko Satani yari yarambaza, Satani yari yaranyigaruriye, aneza inyatsi simbimenye, ayo nkorera yose simenye aho anyuze. Icyo gihe icyaje kubaho ni uko twaje gutegura ubukwe. Ariko mu gutegura ubwo bukwe, bene data ndababwiza ukuri, nabonye ukuboko kw'Imana, nabonye Imana itabara, nabonye Imana igutabara aho wowe wibwiraga ko byarangiye, ukumva ko ubukwenda butakibaye, ukumva yuko ubukwe ntabwo butaraba. Ariko Imana yarahabaye, nkorera ubukwe bwiza, na n'ubu mbutekereje nzamura icyubahiro cyayo, nkavuga ngo Uwiteka Imana warakoze. Ni ukuvuga ngo rero byaje kugenda gute muri bwa buzima nabayemo bwa buri munsi. Ndashimira n'ababyeyi banjye, ndashimira n'umuryango wanjye ko nawe wambaye hafi. Ni ukuri Imana yarawukoresheje, umba hafi ku munsi ku wundi, kuko mu by'ukuri bo ntibantereranye, kuko bari bamaze kumva ko nzanye umuntu wo mu rindi dini, nkamuzana tugasezerana mu idini ryacu rya Gatolika, ariko aturutse mu rindi dini n'umuryango wabo ari wo muri torero rya ADPR. Mu by'ukuri umuryango wanjye ndawushimira, Yesu aho umugisha kutantereranye, ahubwo waje umba hafi. Ni ukuri urampumuriza. Byaje kugenda gute rero? Ubukwe ndabyibuka, ubukwe burabura nk'umunsi ngo bube. Icyo gihe hari muri 2015 mu kwezi kwa mbere, gutyo kwezi kwa mbere, ubukwe burabura iminsi mike ngo bube. Icyo gihe kuri konte nari mfite amafaranga 5,000 by'amanyarwanda, 1, 2, 3, 4, 5, kandi ubwo ngomba gukenera imodoka, ngomba gukodesha sare abantu bagomba kwiyakiriramo, ngomba gushaka ibyo kunywa, ngomba gukodesha agatimba, ngomba gukodesha ikositimu, ngomba gushaka amakado. Urumva yuko nari nkeneye ibintu byinshi. Urumva ko mu 1, 2, 3, 4, 5 ntabwo byari kuvamo. Mu by'ukuri ayo inshuti n'abavandimwe barampaye nanagiye nyakoresha mu bindi
harimo nko gushaka inkwano n'ibindi bitandukanye. Urumva nyine ni kwa kundi Imana iba ikuba hafi, iba iri mu mugambi wawe, kugira ngo uri mu mugambi wayo, kugira ngo ibashe kugutabara, ibashe kugukura ahakomeye. Ndababwira ngo bene data, iyo ndibutse aho hantu mba numva nanarira, amarira akagwa. Nubwo bavuca umugani ngo mu Kinyarwanda ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda, ariko ndababwira ngo icyo gihe ukuboko kw'Imana nabonye ukuboko kw'Imana, nabonye Imana ikora izuba riva, nabonye Imana ikora bose babireba. Ndabizi neza abazareba ubuhamya barabyibuka. Ubukwe bwanjye bwabaye ubukwe bwiza, bwabaye ubukwe bw'amateka, bwabaye ubukwe bw'aho Imana ihuruza n'abazungu abera, ibakura mu gihugu cy'Ubudage, baraza baje gutaha ubukwe bwanjye. Imana yo idufashe kandi tugirire neza. Nibutse aho hantu bitanumva ntinya Imana, bitanumva kudakorera Imana rwose. Udakorera Imana rwose sinzi yahombye byinshi. Imana idufashe kandi tugirire neza. Icyo gihe ndabyibuka, nari mfite amafaranga 5,000 nkuko nari mbabwiye, numva birancanze, mu bita hirya no hino birancanga. Ariko icyaje kubaho nuko Uwiteka Imana buriya ngaca ahantu hose. Ndabyibuka haburaga amasaha 24 ubukwe bube. Icyo gihe nari mfite 5,000, ariko mu kwizera gukomeye, nubwo nari nakamenya Imana by'ukuri byimbitse, ariko mu gusenga kwanjye numvaga ko hari icyo Imana igomba gukora. Numvaga ko ubukwe bugomba kuba, numvaga ko uko byagenda kose ubukwe bugomba kuba, nta kigomba kuburogoya. Icyaje kubaho ni ikihe rero? Nkuko amasaha yakomeje yisunika, nagiye mbona telefone yanjye irasonye. Imaze gusona, numva umuvandimwe wanjye arampamagaye. Yesu amuhe umugisha, kandi mu byo akora byose Imana ijye muba hafi kandi mwongerere. Buri munsi ndamusengera nkamusabira imigisha ikomeye, kuko yarafashije. Imana yaramukoresheje, ni ukuri yaramukoresheje. Aho uri hose Uwiteka Imana aguhe umugisha. Imana yaramukoresheje. Nuko mva arampamagaye arambaza ati, ese Alexandre, urumva urakenera imodoka zingahe mu bukwe bwawe? Icyo gihe numvaga bindenze, kuko ubwo icyo nari natangiye gutekereza, natangiye kujya kuvugana n'umushoferi mubwira nti nyaboneka mbabarira nkopa wenda nyuma y'ubukwe nzagushakira amafaranga. Ubwo mu by'ukuri sinari nzi naho nzayakura, ariko numvaga ko azaboneka. Icyo gihe Imana yakoresheje umuvandimwe wanjye mukuru, ni umukuru wacu. Ni ukuri yaramukoresheje, njye sinatekerezaga ko yamukoresha bankorera ibingana gutyo, ariko ibyo yankoreye Uwiteka Imana ajya akomeza amwongerere. Icyo gihe yaramfashije, nshakira imodoka yo kugendamo nziza cyane, voiture nziza cyane, nshakira amataxi 2 n'izindi nyinshi zitandukanye. Ni ukuri Imana yarahabaye. Ubwo rero byaje nkaho Imana yakoresheje uwo muvandimwe wanjye, inzira ihise iba nziza, n'abandi batangira kumpamagara, ese wabonye kado, ese costume wazibonye, ese icyo kunywa cyabonetse. Bene data, ndababwira ngo nabonye ukuboko kw'Imana. Icyo gihe natangiye kubona telefone yanjye itangiye kwakira amafaranga, bohereza mobile money, bohereza Tigo Cash, bohereza nabo ntaherukaga, nabo ntarinzi, nabo ntabwiye, nkumva barampamagaye nkabona baranyohereje. Ni ukuri ndashima Imana. Ubukwe bwagenze neza, ubukwe bugenda neza. Uzabishobora azaza, amafoto ndayafite. Imana yahuruje abazungu baturuka mu Budage bazana amakado akomeye. Ntatekerezaga ko
ayo makado bayampa, ni ukuri ndashima Uwiteka Imana, ndashima Imana ikomeye, ndashima Imana ko buriya aho tuba turi hose ituzi. Niyo havuga ngo ntikuzi, ngo uri mu byaha, ngo uri hirya no hino, ariko Imana buriya yo irikuzi, kuko ijambo riravuga ngo iratuzi, ngo kandi yatumenye tutaravuka, yatumenye tukiri mu nda z'ababyeyi bacu. Icyo gihe uko bwaje kugenda neza, ni ukuri Imana irabukora, icyo kunywa kiraboneka, icyo kurya kiraboneka, sare ndayishyura, imodoka zirishyurwa. Ni ukuri mbona umugeni wanjye ndamucyuye, tujya mu rugo, ubukwe bugenda neza. Ndashima Imana rero ko yabanye natwe, ndashima Imana ko yadukoreye ibikomeye. Ni ukuri ibana natwe muri ubwo bukwe, kandi mu by'ukuri twebwe twumvaga ko bitashoboka. Ni ukuri nanone ndacyashima Uwiteka Imana. Ubukwe bwaje kugenda neza rero. Ubutaha mu kindi gice cya gatatu nzabagezaho uburyo Imana yatwubakiye urugo, ariko mu kutwubakira urugo tuza guhuriramo n'imiraba myinshi, duhuriramo n'ibibazo byinshi bitandukanye, duhuriramo n'imitego ya Satani myinshi itandukanye. Mbere yaho gato icyo gihe nzabagezaho n'uburyo naje kwakira agakiza, uburyo Uwiteka Imana yakoresheje umufasha wanjye, umudamu wanjye Imana yampaye, Yesu yampaye, ikamunyuramo ikamukoresha, nanjye Imana ikansanga aho ndyamye, ikamvugisha, nkakira agakiza, nkakira umwami Yesu, nkamuhamiriza, nkamwakira nk'umwami n'umukiza. Rero nzababwira uburyo urugo twarubayemo, tumaramo imyaka, uburyo twarubayemo tumaramo imyaka igera muri 5, twarabuze urubyaro. Ibyo byose nzabibagezaho, Uwiteka Imana nadushoboza, nzabibagezaho mu gice cya gatatu cyacu cy'ubuhamya. Ndabashimiye rero kuba mwakurikiranye ubu buhamya, kandi mbabwira ngo Uwiteka Imana abahire, akomeze abane namwe. Ni ukuri nimutakaze ibyiringiro, nimutakaze kwizera, mukomeze mwiringire mu Uwiteka Imana, mukomeze muhagarare mu masezerano, kuko dufite Imana itabeshya, kuko dufite Imana ivuga icyo yakubwiye, icyo yakuvuzeho, icyo yavuze kuri wowe. Niyo hashira imyaka 1000, niyo hashira imyaka 50, niyo hashira imyaka 30, icyo nzi ni kimwe, nuko utazava muri uyu mubiri kitarasohora. Dukomere mu Mana rero, kandi dushikame mu Uwiteka Imana, tumwambaze, tumwiringire, tumwereke ibibazo byacu umunsi ku wundi. Aratuzi kandi azi ibibazo byacu, azi amarira yacu, azi imibabaro yacu, kandi azi nuko tubayeho umunsi ku wundi. Yesu abane namwe. Shalom shalom. Reka dusenga Imana. Ni ukuri Imana ikomeze iduhana umugisha. Data mwiza, Mana ya Yakobo, Mana ya Isaka, Mana ya Aburahamu, Mana yacu bwite, Mana twiringiye, Mana twizeye, turagushimye, turaguhimbaje, turagushimiye aka kanya uduhaye, turagushimiye ko twemereye tukadutambukije ubu buhamya. Ni ukuri turagushimiye ko twemereye tukaba tugejeje kuri bene data ubu buhamya mu gice cya 2 cy'ibyo wadukoreye. Ni ukuri turagushimiye ko bene data babonye ubuhamya nabo hari icyo bubamariye, hari icyo bubumbwe mu buzima bwabo, kandi turagushimiye ko hari icyo bubatse muri bo. Tunakuragije n'ubundi buhamya buri imbere igice cya 3, kugira ngo Data mwiza uzadushoboze, tuzabashe kubagezaho neza kandi bumeze neza, kandi uzaduhe n'imbaraga zo kuzabasha kubagezaho twemye, kandi dufite n'umutima mwiza kandi ukomeye. Bara natwe tugirire neza, rinda Abanyarwanda,
rinda abadukurikiranye muri aka kanya, rinda abarimo kureba ubuhamya muri aka kanya, bakomeze mu byo bakora byose bya buri munsi. Bana natwe tugirire neza, byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.